ni ukuvuga ngo fiyansaye uwo muntu ntago nubwo wamuhaye fiyansaye ntago wamugize umugore kuko ntago twese turi abarokore ntituri n'abapadiri nta nubwo turi abanyamico myiza nk'uko buri wese yabifata mu ngingo ze. Kazungu ati buriya ibyo bintu ni ibintu bisanzwe. Murakoze twongeye kubasuhuza abakunzi ba Home News TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho bya biganiro rero by'ingenzi tuba twabagereye ku isoko hahandi dukura amakuru ya nyayo. Noneho ubu ngubu turi ku isoko noneho nk'uko musanzwe mubizi nge ndi newsman. Hano dufite umujene nubwo agaragara nkaho ari umuntu ukuze ariko no umujene. Tugiye kumwakira hano kuri Home News TV atubwire amazina yiwe, atubwire n'umwuga akora cyangwa ntanaduhishe niba ari n'umupfubuzi aratubwira. Ni ibintu bisanzwe, ni ibintu biraho ngaho. Turakwakiriye. Yego murakoze. Amazina banziho niyo ngomba kuvuga ni Kazungu. Nkora umwuga wo kogosha inaha muri Nyiragahaya, aho bita Nyiragahaya muri make. Muri Nyange Nyiragahaya. Okay. Murakoze cyane. Turamwakiye rero Kazungu Coiffeur. Umwe ushyiraho icyo bita umucongo. Bakita umucongo, abadukurikiye baraza kutubwira ngo babyita gute. Kera twebwe hari abantu bajyaga bogoshwa bakatubwira ngo bogoshe ngigi niba ari insarya ngigisunzu kubwa Rwabugiri. Noneho hari inyogosho ari hari ayitaga amasunzu. Ari amasunzu bashobora kuyogosha amasunzu. Birabisaba ubundi buhanga ariko umuntu aragerageza kubera ko nta bantu ba kino gihe bakiyogoshesha cyane. Ariko ndakubona ariko ufite vibe zadanje, vibe kabisa urarenze. Abadukurikiye rero tugiye kuganira ku ngingo mugiye kumva mu kanya. Ingingo imwe mwese mugomba kugirira amatsiko. Uyu musore rero kuri iyo ngingo ararenze, agiye kudusobanurira ibintu byabateye amatsiko. Nawe wakwibaza uti ese icyo kintu bagiye kuganira giteye amatsiko tutatwana cyumva ni iki? Ntujye kure rero, gumana natwe kuri channel yacu. Ikigushimisha muri iki kiganiro ubigaragaze, udukubitire like, udukubite udutima aho ngaho dupopinga, udukubite subscribe, unasharinge bagenzi bawe. Twagiye. Kazungu umeze neza? Meze neza cyane. Ku gisunzu se buriya muri iyi minsi uri kubona abakiriya cyangwa bimeze bite? Ni gake nyine amafaranga yarabuze kubera ngo za ntambara njya numva ngo ni intambara. Ariko nkozori iraka abadukurikiye bandebera hano kuri Coiffeur. Nkozori iraka kabisa. Namwe rero nabashishikariza kuza kwiyogoshesha haro kwa Kazungu Nyiragahaya. Abantu bari kuri Home News TV muraza kureba. Ushobora kugira konfizo ukavuga ati Nyiragahaya ni hehe? Iryo zina bagise Nyiragahaya kubera iki? Mu kiganiro kiri kuri Home News TV reba urasobanukirwa ngo Nyiragahaya byavuye hehe cyangwa se Nyiragahaya bikomoka he cyangwa ni hehe. Mu kiganiro kiri hano kuri Home News TV uraza kureba usobanukirwe. Twagiye rero Kazungu. Tugiye kuganira rero ku ngingo abantu benshi batavugaho rumwe. Tugiye kuganira ku ngingo abantu benshi batavugaho rimwe ku kintu cyitwa fiançailles. Ndakeka fiançailles uzi cyari cyo Kazungu? Fiançailles ndakeka nyizi. Fiançailles rero abantu benshi ntibabivugaho rumwe, ariko nge fiançailles uko mbyumva cyangwa uko mitekereza ni cyagihe umusore n'umukobwa bari bamaze igihe bari guteretana. Guteretana urabyumva, nubwo gutereta atari Kinyarwanda ariko twamaze ku cyadobota cyaje mu Kinyarwanda. Kurambagizanya, sibyo? Cyage cyo kurambagizanya rero bagira byinshi, banyura muri byinshi, bakemezanya, bakabwirana amabanga, bakabwirana bimwe mu bintu batagomba kubwirana birimo nk'ingeso. Nubwo bavuga ngo ingeso ifanyiraho yapfuye, ariko abantu bari muri fiançailles bari guteretana hari ibyo babwirana byinshi. Nakubwira niba ndi umukobwa uri umuhungu, nakubwira ngo ngewe rero buriya ngira ingeso yo kunyara ku buriri, nde akakubwira n'ibindi. Icyo gihe bamaze kubwirana ibyo bintu byose rero hari igihe kigera bakavuga ngo rero ubu turaziranye, ubu tugiye guhana amasezerano. Ayo masezerano bahana rero iyo bamaze kubyemeranya nicyo cyitwa fiançailles. Niko mbyumva. Wowe byumva gute Kazungu? Ayo masezerano ya fiançailles ku rundi ruhande abantu bayafata ku buryo butandukanye. Yego. Fiançailles ntago ari ugusezerana. Yego. Fiançailles ubwo nyine ni fiançailles cyangwa proposal muri make. Gupropose umuntu nukugerageza kuvuga ko ibintu ushaka kumugerageza gukora yabikora. Yego. Muri make ntuvuga ngo nshaka kukugira umugore ariko nturambera umugore. Yego. Bisobanuye iki rero? Ni kuvuga ngo fiançailles
uwo muntu ntago nubwo wamuhaye fiyansaye ntago wamugize umugore. yego igira aho itangirira Yego. ikagira n'ahantu irangirira. Yego. fiyansaye itangira iyo mwashoje guteretana mwumva mushobora kubana Yego. cyangwa mwumva mushobora gutandukana. yego sibyo byose birashoboka. Kazungu ati fiyansaye birashoboka ko mushobora kuba mwabana cyangwa se no gutandukana bigashoboka. Kazungu we niko abyemera. Ibyo bintu birashoboka. Nawe udukurikiye niko ubyemera nka Kazungu uraza kutubwira. Reka rero Kazungu ikintu tugiye kuganira kuri iyo fiyansaye tugiye kuganira ku ngingo ivuga ngo ese umusore uri muri fiyansaye, umusore wamaze kwambika umukobwa impeta ya fiyansaye, akaba akomeje gutereta abakobwa, agakomeza gutereta abakobwa, ukabona yagiye ibunaka yasohokanye n'abandi bakobwa atari wa wundi yambitse impeta. Urumva ikindi gihe tuzi ibintu by'amageto, ukumva yatumiye abakobwa runaka bamusuye muri geto, bamwe baraye ibintu bimeze gutyo. Tugiye kwibaza tuti ese icyo kintu ni ubuhemu cyangwa ni ibintu biraho bisanzwe? Abadukurikiye baraza kutubwira, ariko turi kumwe n'umutumirwa witwa Kazungu, nawe agiye kutubwira uko abyumva. Kazungu, icyo kintu cyumva ute? Ni ubuhemu cyangwa ni ibintu biraho bisanzwe? Wowe ubyumva gute? Nge first of all ku kiganiro mpaye cyo kuvuga ku bya fiyansaye. Yego. Ubundi fiyansaye benshi muyifata nk'urugo. Yego. Urugo rutangirira ariko n'ubundi ni abadukurikiye batubwira fiyansaye mwebwe mubyumva mute? Nge nababwiye uko mbyumva, Kazungu ababwira uko abyumva, none namwe muraza kutwandikira muri commentaire mutubwire mubyumva mute. Tugendeye uko mbyumva, reka ntacyo tugendere kuko mgiye mbyumva. Nakubwiye ko ari hahandi abantu bagiranye amasezerano yo kuzabana. Sibyo? None muri fiyansaye cyangwa umusore yamaze kwambika umukobwa impeta ya fiyansaye, kwa kuri tubwiye ngo nugupropoza, none akomeje kwiteretera ibyana, mubyita ngo ni ibyana abantu b'ubu ngubu urubyiruko ngo ni ibyana, ngo ari kujya ibyana, ngo yatwitse, ngo yagiye muri Paris. Urubyiruko rw'ubu ngubu bazi na pronunciation imeze neza ngo Paris. None akomeje kwigira muri Paris, akomeje kwiteretera ibyana, bimwe ari kubirarana, ibintu nk'ibyo. Ese ibyo bintu ni ibintu bisanzwe cyangwa ni ubuhemu? Kuri fiyansaye rero ibintu bibyo ari ibintu bisanzwe. Urumva ari ibintu bisanzwe rwose, kuko uwo saba ari umugore wawe nawe yateretwa n'abandi muri iyo minsi. Na leta irabivuga ko umuntu w'umugore w'umuntu ari uko basezeranye. Yego. None se Kazungu uravuze ngo ibyo ni ibintu bisanzwe biraho ngaho. Nge ndumva ari ubuhemu bumwe bubi bunanuka. Uti gute? Wamaze icyo gihe wamuhisemo, wamaze kumuhitamo mu bandi mu bakobwa igihumbi, mu bakobwa ibihumbi bingahe, ni wowe wahisemo uramupropose umwambika ya fiyansaye, umusaba ko azakubera umugore. None akubonye wibereye wabaye inkunda rubyino, uri mu bintu byose biraho ngaho, ubwo ibyo bintu gute ubifata nka hari ibintu bisanzwe? Impamvu mfata nk'ibintu bisanzwe, hari abantu bagira imico itandukanye. Yego. Kandi urugo ni ukwakira imico y'umuntu runaka bitewe n'impamvu. None niba ubwo ugiye kunshaka nkaba hari ibintu nshobora kuba nguhisha, sindi umunyamafuta, ahubwo kurusha uko nabikugaragariza nkiri fiyanse wawe ukazabyakira. Bityo rero nge numva kuba wamugaragariza imico yawe ufite si byiza, ariko kuba niba ukunda ibyana nk'uko wabivuze, cyangwa ukunda pati, ukunda kuryoshya, sibyo, ukamwereka ko nyine ibyo bintu bikunda, aho ngaho afite uburenganzira. Nk'uko nabikuye ngo fiyansaye bitangira ari uguporopoza bikarangira mubanye cyangwa mushwanye. Ni ukuvuga ngo ashobora kukwangira icyo cyaka kigukundira. Iyo kigukundiye nibwo mubana, iyo byanze ubwo nyine nuko nta kundi. Naho nge numva atari icyaha kugaragaza imico neza, aho kugira ngo nzaye kugaragariza twarabanye, umenye ibyo nkora twarabanye. Ubundi ntibyaruta nkabikora, ukabibona, ukabimenya, ukabyakira. Byaba ari byo wihanganira ukabyihanganira, byaba atari byo wihanganira nyine nuko, kuko ntago twese turi abarokore, ntituri n'abapadiri, nta nubwo turi abanyamico myiza nk'uko buri wese yabifata mu ngingo ze. Kazungu ati buriya ibyo bintu ni ibintu bisanzwe, atanze na rigima ziwe, ariko nge ndabona ari ubuhemu. Kazungu, ndabona ari ubuhemu. Icyambere cyo nose uratekereza ko buriya atari gutakaza icyizere? Buriya uwo mukobwa wahaye iyo mpeta ya fiyansaye ntabwo yagutakariza icyizere?
abonye wibereye muri za pari, wibereye muri bya byana, mwararanye, mwagize mute, ubwo ni gute atagutakariza icyizere Kazu? Erega byanga byakunda, ntago nawe waba uri umwana wa pati ngo ushaka umurokoro, uzamukura hehe se, muzahurira hehe? N'ubundi umwana uzashaka muzahurira imbari, muhurire pari, muhurire ahandi hantu muri ibyo bikorwa byose bibashimisha. Nayo mpamvu rero ntabona ibyo ukora agomba kwihangana, ko nawe arabikora cyangwa nawe yaranabikoze mbere. Ahubwo ikibazo ni ukubikora twarabaye, naho kuba turi gufiyansanya se si ibisanzwe. Ni ibisanzwe. Ubishatse kuvuga ngo n'ubundi gutereta ntabwo ari gusambana. Gutereta ni kimwe, no gusambana ni ingingo imwe igize muri icyo kimwe. Kuko harimo gusurana, gusambana, kugira ibiki. None se nkatekereza watanze fiyansaye, none wakomeje mu ngeso, ubusambanyi buraho birakaze, ubwo urumva wa mukobwa wamitse ya mpeta ya proposal ya fiyansaye, ubwo urumva koko muzakomezanya mute? None se katari amapingu ubwo namwambitse, katari amapingu ngo ndamuziritse ngo wenda ntazancika. Kazungu ati ngiye mwambitse impeta ntabwo ari amapingu mwambitse. Ubwo yemerewe kuba yabivamo cyangwa mugakomezanya neza cyane. None se Kazu, aho ni ku ruhare rwawe nk'umusore. None ubu wa mukobwa, uri umukobwa wowe, tuvuga uri umukobwa watanze bakwamitse ya mpeta fiyansaye, none ubonye wa musore wakwamitse impeta fiyansaye, nawe wabonye uri mu mageto nk'uko wa musore twamuvuzeho. Ku mukobwa wowe nk'umukobwa wahaye fiyansaye, umubonye ari muri za pari, ari muri za geto n'ibiki byose, weho wabifata uti? Ubundi urugo ni nk'igipapuro cyanditseho ubusa. Urugo ni nk'igipapuro cyanditseho ubusa. Buri wese azana ingingo yo kwandikaho mukazihurizaho. Kazungu yatwishe Kazungu ati urugo ni nk'igipapuro cyanditseho ubusa, buri wese aza akandikaho ingingo ye. Kazungu dusobanure. Izo ngingo rero murazihuza, sibyo? Mukagira izo mwemeranwaho, izo ukuraho mugenzi wawe mu bana, sibyo? Gutyo kugera nicyo bita urugo, niko kubaka. Kuko ntago uzashaka mushiki wawe muhuje ingeso, kandi na mushiki wawe nawe nubwo muvuka ntago bamuhuje ingeso. Ni nayo mpamvu rero niba njya muri pari ukaba utabyishimira, nitumara kubana tuvuye ku murenge, niwe munsi wemere kumbwira ati ntago nkushaka muri pari. Naho mu gihe ari fiyansaye, ntago byavamo rwose. Niba bimubabaje ubwo ntabivemo, kuko igipapuro cyanjye nge nakimweretse kiriho ubusa, niyandikeho ibyo ashaka ko nzareka. Kazungu ati igipapuro cyanjye nakimweretse, niyandikeho ibyo ashaka, nk'uko nawe wakwandikaho ibyo ushaka. None se buri ibyo bintu ntago bishobora gutera amakimbirane Kazungu? Amakimbirane se hagati yawe nawe? Amakimbirane nuko nabikora twaramaze kubana. Tukiri fiyansaye ntago ibyo se byaba ari amakimbirane aturutse hehe? Ayo ntago yaba ari amakimbirane, arara ukwenda hari ukwanjye. Kuba naramwambitse impeta akantu gato hano mu rutoki ntago bivuze ko yamfasha ubuzima bwanjye bwose, sibyo? Nkuko bwanacya nkabivamo, nta n'uwo byatungura, gusenya urugo cyangwa we. Bityo rero ni ukuvuga ngo agomba gukora ibyo akora, nanjye nkakora ibyo nkora, ahubwo twagera mu rugo kati ugakora ibyo nshaka, nanjye nkakora ibyo ushaka, si ibyo sahari. None se Kazu, genda cyafite ikibazo kandi ndumva ntari kunyurwa pe. Ntabwo ndi kunyurwa. Ubu wa mukobwa wambitse fiyansaye, ntabwo wigeze umubwira ko uri umwana wa pari nk'uko wabivuze, ntabwo wigeze umubwira ngo ibi n'ibi ngewe nibyo niberamo, cyangwa nka ya mvugo y'abantu biri haruguru iwacu ati ngewe nibyo mbagamo cyane, ati ngewe nibyo mbagamo cyane, sibyo? Ibyo bintu wigeze ubimubwira? Ngewe hari proposal nari mfite, ntabwo ari proposal nka ya yindi nyine yo kumwambika impeta, hano ntabwo turabatinganye, sibyo? Proposal nari mfite, uri umwana wa pari cyangwa uri umwana w'ibirori, ndumva ariko bisobanura. Ese ibyo bintu ugerageje kubikora ariko ukabimuhisha kugira ngo atabimenya, utanamushengura n'umutima, ibyo byaba bigutwaye iki? Kubimuhisha rero niko kabi, ni kwa kubaka urugo rw'amanegeka, niko urugo rushinze ku busa. Ni ukubaka ku mazi utegereje ko azagera agakomera ukubakamo urugo. Ni ukuvuga ngo ndakwereka imico yanjye uyakire, aho kugira ngo nihishire. Nawe unyereke iyawe nkwakire. Iyo ntashaka tuzabane uyinkureho, iyo udashaka nange tuzabana nyigukureho. Ubwo se kubizi ko bavuga ngo ingeso ipfa uko nyirayo nawe wapfuye. Ubu ntabwo bishoboka ko nshobora kuguhisha
ingeso imwe runaka ya yindi hatse byose ishobora no gusenya rwa rugo, kugira ngo dusigasire rwa rugo rwacu cyangwa tugire icyo tugeraho. weho uti ngiye nabimubwira byose, yaba ashoboye kubyihanganira akabyihanganira, yaba atabishoboye ukabimenya kare. nibyo rwose atabyihanganiye ubwo nuko, kuko niba uvuze ngo ingeso ngo ipfa nyirayo yapfuye, yego n'i Kigali ibintu bihabera bibaye byahinduka nk'amasasu twaba twarahunze kandi nta n'urugo rwaba rwubatse ku rundi. ni ukuvuga ngo muri make ntawe utagira ingeso mbi, kandi niyo mwita mbi ngo niba ari ugusambana cyangwa guteretana, iyo nayo sinambi burya nta nubwo ari nayo mbi kurusha. ese ni ukuroga, ni ukwica. wowe subiramo ako kantu, subiramo uti iyo ngeso ntabwo ariyo mbi, ntabwo ariyo mbi mu rugo. wemera Bibiliya yewe ingeso umbwiye ahubwo yo kuba nagira icyo muhisha niyo mbi kurusha iyo gusambana. nasambana nkabimubwira aho kugira ngo azabimenye nyuma njye narabikoze bimubere nk'aho anyweye uburozi. ubu wagenda ukabwira umukobwa wambise fiyansaye ukamubwira uti ngewe nkubwize ukuri rwose sheri, ngewe nifite, hari umuntu wavuze ngo nge mfite akageso ati mfite akageso, ukamubwira ati ngewe rwose sheri mfite akageso, none rero dore naka ati buriya nkunda ibyana. reka nkusetse rero, ushobora gushaka umugore nta kintu yakubwiye anyara ku buriri, ubwo se nk'ubwo iyo nta kintu akubwiye ukaba uzi ko mugiye kubana, birangira bite? birangira n'ubundi yangeso uyimenye, ariko nyine hakabaho kuyihanganira. ayikubwiye karese uvuye muri mudu wari urimo ukabyemera cyangwa ukabyanga, kuko n'ubundi uzayimenya mu bana. kandi ku bana k'umuntu ntabwo bituma urugo rudasenyuka. ngiye kukubwira agakuru rero n'abadukurikiye bakumve. ngewe nyuzimana nkunze kugira inkuru nyinshi. hari agakuru mfite, umusore n'umuhungu kajyanye n'ingingo twari turiho, barabanye barashakana, bageze mu rugo kwa kundi baba bari kuganira, ubwo umukobwa abwira umusore ati, cyangwa umugore abwira umugabo ngo sheri tubwizanye ukuri noneho ubu ngubu. baremeranya ko bagiye kubwizanya ukuri. noneho umugore abwira umugabo ati ugiye kumbwira tutari twashakana abakobwa, cyangwa yego abakobwa mwaryamanye ni bangahe, nanjye ndibuze kukubwira abasore twaryamanye ngo ni bangahe. umugabo ati nta kibazo rwose turabwizanya ukuri. uko umugore ababwira umugabo ati ngaho tangira umbwire rero ni bangahe, afite amatsiko menshi, amatsiko yamwi, hadaciyemo n'amasegonda n'icumi umugabo aravuga ati sheri ngewe naryamanye n'abakobwa 43. umugore ati ati ni 43, ati nta kibazo, aricecekera. umusore nawe n'amatsiko menshi, cyangwa umugabo abwiye umugore ati sinone sheri, ati shushu nawe mbwira rero. ibaze ngo byagenze bite. yaramubaje ati mbwira ni bangahe. ku nshuro ya mbere umugore aricecekera, inshuro ya kabiri umugore araceceka ati sheri ntabwo uri kunyumva, mbwira waryamanye na bangahe tutari twabana. umugore arongera aricecekera, abigira inshuro ya gatatu, abigira inshuro ya kane, inshuro ya gatanu, agera ku nshuro ya 10. bro akimubaza ngo waryamanye na bangahe, ko nge nakubwiye ko ari 43, wowe ni bangahe? ku nshuro ya 10 umukobwa baraturitse ati ariko sheri dore urukunjisha kandi ndacyababara, ariko ndacyababara. ibaze none kazunga aho mbwira ubu koko iyaza kuba barabivuganyeho mbere, uremera ko bishobora kuba byararangiriye aho ngaho? byashoboka, ariko burya ukunengera ingeso yawe burya banakunenza. umuntu ni ingeso, rega ntago umuntu ari umubiri, turasa. umuntu ni ingeso. ingeso mfite niba udashobora kuzihangana ngo tuzibanemo nyine nk'umuntu wihanganye ingeso mfite, ubwo nyine nanjye ntunshaka. ubwo bivuze ngo icyo gihe nta n'urukundo ruhari, nta n'ubwo wamukunze. kandi nanone ku rundi ruhande ubana n'umuntu kugira ngo agire ibyo aguhinduramo, nk'uko nabikubwiye kare. yego nawe ugira ibyo umuhinduramo. nawe niba ntacyo ufite cyo kumuhinduramo, uje gushaka iki? uje kumbera umugore ngo bigende bite? bivuze ngo icyo gihe niba naramwambitse ya mpeta ya fiyansaye, ingeso ze utari wazemera, utari mwabyumvikanaho neza ngo wumve ko izangeso uzazihanganira, nawe zazindi zawe zazihanganira, ubwo nta rukundo ruhari.
Ega fiyansaye uri kuyitiranya no kubana. Fiyansaye uri ntabwo bari babana ndabyumva ni fiyansaye uri ukwayo. Ni nayo Ariko niho mpamvu- muhana amasezerano ukavuga ngo unyemereye kuzambera umugore. Mwaranyuze muri byane byo guteretana ingeso mwarazibwiranye. Ni hahandi rero buri kugira ngo mugaragarizanye wowe nawe. Mugaragarizanye koko ko urukundo ruhari. Okay, bibagaragariza ko urukundo ruhari ariko n'imico ntago wayisize inyuma. Erega imico y'umuntu ni imico y'umuntu kuvuga ngo niba mfite ibyo nkora nkaba ntunzwe tuvuge n'urugero nubwo atari byiza. Mbaye ntunzwe no kwiba se. Nkaba ntarabikugaragariza ukabimenya tubana warusenya wakahukana byagenda bite. Ariko mbikugaragarije nkubwa ni sheri nubwo dukundana sibyo? Amafaranga usohokanamo ibiki byose ngo hereza ibiki byose ngo hereza nta mafaranga mba nibye. Nyuma se wabigenza ute? Urankunda cyo kanyanga. Yego. Nunkundira kwibuzamenye nyine uwo mukundana n'umujura nta kundi. Aho gukora uko ushoboye Ahubwo bikureho. uko ushoboye uvuga ati rero sheri reka kwiba sibyo ujye guhinga cyangwa ujye korora cyangwa ujye kogosha nkuko mbikora. Siko biba bimeze. Kazungu ati buriya rero umuntu mukundire icyari cyo. Mukundire icyari cyo. Umukundane ingeso ze ariko aratanze urugero avuga ngo ati niba ndi umujura niba agomba kwemera ko ndi umujura atahubwo agakora uko ashoboye kugira ngo bwabujura bunkureho. Icyo ndacyumva. None se Kazu ubwo nakwemera n'ibyawe byose n'ingeso zawe zose akwemeye uri igisambo ejo bundi mutari mwabana mukiri muri cyagiye cyo mutegereje kubana akajya kumva ati muri karitsiye igitoki cyabuze kandi ni Kazungu akijyanye icyo gihe urumva umuhesheje ishema. Okay, icyo gihe ntabwo umuhesheje ishema ariko niko kazi kawe. Murabana ntabwo muravanga ntabwo aragutekera ntazi uko wariye ntazi uko warya wenda wagiciye ugiye kukirya wari ugiye kuburara. Ibyo azagukuraho izo ngeso azazigukuraho mwarabanye. Akubwira ati sheri uyu munsi ndashaka utaha saa 12 dore ibitoki byo bandi bibura saa moya saa 12 wageze mu rugo tujye dushaka ikintu dukora kiduteza imbere. Naho se ubwo uzancunga gute mu gihe nkwambitse impeta nkitahira iwacu ajya kuburara naho gataha iwanyu kaja kurya cyangwa burara wamenya ari ibiki. Kazungu ati rero ibyo ngibyo agomba kugukundira icyo uri cyo. Abadukurikiye namwe mugiye kutubwira ngo aba bantu bari muri fiyansaye babyitwaremo bati. Kazungu agiye kuduha arigima ziwe agiye kuduha ibitekerezo byiwe byuko aba bantu bari muri fiyansaye babyitwaramo. Nawe muri commentaire uraza kutubwira ngo abantu bari muri fiyansaye bakagombye kuba bitwara uku nguku cyangwa bitwararikanaho uku nguku. Kazungu aragiye kutubwira igitekerezo cye cyuko abantu bari muri fiyansaye bakabanye cyangwa bakagombye kwitwara. Okay, ngiye ku ruhande rwanjye rero uko mbyumva n'ikiganiro cyose twagiranye gishingiye aho. Yego. Ni ukuvuga ngo umurokore. Yego. Umukobwa w'umurokore iyo agiye gushakana n'umuntu agasanga ari umuntu wo muri kabari avuga ko ari icyaha. Sibyo? Wenda tuvuge umukatolike cyangwa abandi bantu bemerewe kunywa inzoga. Iyo agiye gushaka umuntu akumva ajya mu kabari ayifata nk'ibintu bisanzwe. Sibyo? Icyaha kiba ku muntu bitewe n'uko agitekereza. Niba ngiye kubana n'umuntu nkaba ndi umunywi w'inzoga wari umurokore ashobora kungira inama z'uko nabigenza kugira ngo izo nzoga nzireke cyangwa tukareba uburyo twabikora bitadusenye urugo cyangwa bitwandagaze. Okay, niba wenda nkunda nkuko gusambana cyangwa nkuko bavuze ngo guca inyuma cyangwa kujyana n'ibyana kugira iki sibyo ashobora kungira inama akavuga ati ibi ntago ari byiza nk'umuntu tugiye kubana ntago ari byiza. None se nakubwira ko muri fiyansaye ukabivaho sibyo mugashwana akakwanga nyuma ukazabana noneho n'umuntu ukazashaka kubana n'umuntu yarakwanze wawe undi yarakwanze ukazashaka kubana n'umuntu noneho ubikunda. Uzajya uhora uva ku bintu bisubiraho bisubiraho ni ikibazo. Ni nayo mpamvu rero mwereka imico yawe agukundira ukuri sibyo nakwerekiye niba ari byo mwanyuzemo ni past nyine zararangiye ntago wababazwa n'ibintu byarangiye byakozwe byararangiye ntago uri kuba ku kanya. Nyuma rero nimumara kubana mbwira ariko nubwo twabanye irangiso sinyikunda. Niba ari ikemurwa ikemukwe niba atari ikemurwa anakwakira ukuri. Yego. Kazungu ati agomba kwakira ukuri kandi ati mugomba kubakira ku cyizere cyangwa kubakira ku bwizerane aho kubakira ku makenga. Nkuko ariko wabivuze ati mwubakire ku cyizerane aho kubakira ku makenga. Kandi Kazungu buriya nshobora kugarukiraho gatoya buriya ntabwo kutabwiza umuntu kuri ariko kumwubaka. Kutabwiza umuntu kuri siko kumwubaka. Abadukurikiye rero mugiye kutubwira ibitekerezo byanyu namwe muri commentaire ariko tugarukiye Kazungu rwose
urugo rwubakiye ku makenga kurusha kubakira ku kwizerana, cyangwa se fiyansaye nayo ishingiye ku makenga itubakiye ku kwizerana, ni ubusa. Ni nka rwa rupapuro Kazungu yatubwiye rwanditseho ubusa, kandi wakagombye kuzana ibyawe ukandikaho nawe ukandikaho. Ahangaha rero twakagombye abantu muri fiyansaye twakagombye guhura tukabwirana ibyacu byose, tukisanzuranaho, sinzi kuntu abajene bo babyita, babwira ngo nuguturikinanamo cyangwa nukumenekera, ukamumenekeramo, ukamumenekera, ukamubwira buri kimwe cyose nawe akakubwira buri kimwe cyose, ubundi mukubaka urugo rugiye gushingira kuba mwizeranye kurusha uko rugiye gushingira ku makenga, ukavuga ati yewe ati sheri wanjye ubwo ko yagiye ati ubu ngubu ibyana yabimaze neza cyane. ariko uramutse ubimenyereho nabwo ko ibyana yabivuyanze, ushobora kuza ukabura ati sheri n'ubundi wari wagiye hehe, akakubwiza ukuri, akakubwira ati n'ubundi ni kwa kundi byari byanze. Ese yagusaba imbabazi ukamubabarira, nta byo kureka kuvuga ngo guhagira amakenga gusa Kazungu ukavuga uti ubwo ngubwo byarangiye. Rega nongeyeho n'akandi, aho ngaho iyo umubwije ukuri akanabona n'uko uteye, akakubwira ko ikintu atagikunda ukagikora, ni naho ahera abona aho aguhanira, akavuga ati ariko nyamara ikintu twakiganiyeho ntitwaganiye kunca inyuma ko ntabikunda, wongeye ute? None se umuntu bwa mbere akabonye umuca inyuma azagira ngo isi mwituyeho, azavuga ati uriya muntu nzi ko ari imanzi anciye inyuma ate? Kazungu, tugana ku musozo rero, tugana ku musozo, ubwo watanga ubutumwa hano kuri Home News TV ku badukurikiye, noneho ukanababwira neza aho Salon de Coiffure yawe iherereye, kugira ngo hari abajene bari mu gace ukoreramo batari bakuzi, hari abajene bari mu gace ukoreramo batari bazi ko ushoboye gushyiraho yanyogosho kaga kwafi kameze kwa kundi, ubu ngubu bakabimenya. Umucongo nk'uyu nguyu umaze kunkubita ubu ngubu, hari abari ko baravuga ati uramujene uramucongo ni sawa, ariko akaba atamenya ngo kwa Kazungu ni hehe. Ugiye kutubwira, ugiye kutugenera ubutumwa ku badukurikiye, noneho unaturangire neza aho saro yawe iherereye. Ubutumwa rero ku badukurikiye, ku bakurikiye Home News TV, nk'abasore cyangwa inkumi cyangwa urubyiruko muri makeya, mbagira inama twatubwizanya ukuri. Amabara dukora turayazi, ibintu tubamo turabizi, nkubwije ukuri ukamfata nk'ikirara, ni wowe uba ukoze icyaha imbere y'Imana, njye mba mbohotse ku mutima wanjye. Niyo mpamvu rero nagira inama abantu benda kubana, mubwira ibyawe nawe akubwira ibyawe, abwira ati rero mu rugo tugiye gukereya ibisimba ishaka cyangwa ibindi abishaka, ibyo ntacyo byaba bitwaye. Ariko nanone ntimwitiranye fiyansaye no kubana, ibyo azabikubwire mwarabanye, igihe cya fiyansaye nyine ubwo nuko barangire. Naho saro yacu hano iherereye ni mu mudugudu wa Nyange, akagari ka Gatunga, ubwo ni muri Gasabo muri makeya, Kigali, ahantu bita Nyiragahaya. Sinzi ukuntu nanjye nahumvishe mu biganiro mwakoze, ariko naho ngaho naho natwe ntabwo twatuzi rero ko saro yawe iherereye hariya. Twatunguwe no kubona Kazungu ushyiraho umucongo umeze kuriya, aherereye muri aka gace batubwiye. Ni umusaza watubwiye amateka ya Nyiragahaya, ni ahantu hateye imbere, ni ahantu i Kigali. Ubwo rero wowe ukeneye kwiyogoshesha, wowe ukeneye ko ukora isuku mu mutwe, icyo bita bote, gana Kazungu Nyiragahaya, arahari rwose, akora amasaha yose, uretse ko atagira umunsi wo kuruhuka. Ugira umunsi wo kuruhuka Kazungu? Ati Kazungu ntabwo nduhuka, ni amasaha yose, iminsi yose, keretse imisatsi nireka kumera. Imisatsi nireka kumera nibwo uzaruhuka. Umunsi nzabona imisatsi yafashe pose. Nawe rero ukurikiye Home News TV, niba wakunze iki kiganiro, wadukorera like, wadukorera subscribe, kugira ngo ugakora na share, ukawoherereza abakunzi bawe iki kiganiro. Ushobora kuba ufite n'abakunzi bawe bari batuye hafi ahangaha ya za Nyiragahaya hano Kazungu akorera, ukamubwira uti aho ngaho muri karitsiye wanyu hari umutara murenzi. Kora sabu, udukunde, dusharinge, ubundi ibiganiro byacu ni buri munsi, buri saha. Don't go away.